gukiranuka ivuye ku mvugo y'Imana. Ya mvugo hahandi Imana yavuganiye na mama wawe iravuga ngo abana bawe nzabaha umugisha. Dawidi ngo bakomeze kumurwanya bimusunikira gusenga, bimusunikira kuba imbere y'Imana, bimusunikira kwiyiriza, bimusunikira kwegera Imana. Atangira kubyuka amajoro, saa 9 arayibyuka, amanywa yakoramo, nijoro arasenga, yinjira ubutayu. Ikibazo mufite ariko ikintu gitangaje, yari ataramenya ibyabaye, ntago yarazi ibiri kuba, ngo yarazi ko arimo abirota mu nzozi. Ngo aramubwira ngo nkurikira tugiye gusenga bahafi akipata uponyaji katika jina la Yesu. Pata uponyaji. Tunakimbiza mapepo sahihi, tunakimbiza ugonjwa, nguvu za giza tunazikimbiza katika jina la Yesu. Pata uponyaji, pata uponyaji, pata uponyaji, pata uponyaji. Akira gukira, akira gukira, akira, 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 akira. Icyo cyari cyafasha amaguru n'ikere kure, icyari cyafasha umutwe n'ikiure kure, cyari cyafasha umugongo n'ikiure kure, cyari cyafasha imbavu n'ikizire kure. Imbaraga zari zifasha akazi kawe n'izikare kure. None akira umugisha. Ravuga ngo hari ibyagiye biba bikaba mwibanga ntibabimenye. Bamwe bakabivuga ukundi, bamwe bakiherera ngo nitwe twamuteye inkunga mwarakoze, bandi bati atatugira karaga kote ntabakambaye, abandi bati yo tuta atishayo yo tuta. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, amahoro atangwa na Nyagasani, abane natwe twese ibihe bidashira. Uyu munsi twongeye kubana n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Ntabwo twirata amatitre, nta nubwo twirata icyo turi cyo, ariko ni Reverend Pasteur uciye imihigo. Uciye imihigo cyangwa ucyuye imihigo? Uciye imihigo. Uciye imihigo mu gukorera Imana. Murakoze cyane. Uyu nta wundi rero ni Savi. Ariko Pastor, mbere yuko dutangira, harya ujya ubwiriza kuwa kangahe n'isaha ya ryari kuri radio? Mbwiriza kuwa 5 saa 10. Yes, mbwiriza kuwa 5 saa 10 z'umugoroba, no ku cyumweru saa 12 za mu gitondo. Abantu bajye bajyaho ni kuri radio? Iyi radio Umucyo 102.8. Bajye bajyaho noneho nibarangiza bakurikira inyigisho nziza z'umushumba, kandi banagerageza gushyigikira ivugabutumwa dukora, kuko turi mu gihe kitoroshye kandi igihe kigoye, ariko nanone ntabwo twakwicara, nta nubwo twatuma umurimo w'Imana uzima. Niyo mpamvu duhirimbana. Radio rero burya batanga amafaranga kuko ni ikigo ni ishoramari, Yes, yego. Kujyaho rero ngaho urishyura. Nibi ngibi dukora, hazamo editing, hazamo kwa uploadinga, ni ibintu byose bisaba amafaranga, ariko watera inkunga maze umukozi w'Imana agakomeza akatugezaho ijambo ribohora imitima yacu kuri radio Umucyo. Murakoze. Hanyuma rero reka musabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana utugezeho ikimana gutumye kutugezaho uri munsi. Turakubashye papa, kuko utwongereye undi munsi wo kubaho. Ijoro ryakeye, amanywa ageze hagati, byose turabigushimiye ko watubereye Imana. Tuguhaye umwanya wa mbere mu mitima, kuko hari utura, hanyuma akakanwa ko ukeze ugakoresha ibidasanzwe, kugira ngo aba bantu batubona bakire igitangaza. Tugusabye igikundira imbere y'aba bantu, kugira ngo buri wese utubona twiyumvemo twishimire, kandi ibyo tugiye kuvuga ntibibe byacu, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Karibu.
reka nongere mbasuhuze nyine mbifurize amanywa meza, umugoroba mwiza, igitondo cyiza, ijoro ryiza. Anizere ko muri amahoro. Niba bitameze neza kandi isi nuko imeze, uyu munsi biba bitameze neza, ejo bikamera neza, ubuzima ni ukunyonga. Komera rero, Imana yiteguye kukugirira neza no kukwitaho no kukubera umutabazi, kandi mu izina rya Yesu ndabihamya ko amateka aza guhinduka. Imana ibahe umugisha. Baranyakiriye ku Mana Irahari TV ndetse no ku Murage w'Abera TV kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana, ariko dusaba abantu batwumva bajye batwungura ibitekerezo, byaba byiza. Nicyo gituma tuba twatanze izo nimero zacu, nicyo gituma aho ngaho hari aho bashyira komantere, ukandika ukajyaho kuri ako gakumwe ukagandaho ugakora like, tugusabe usharinge izi nyigisho. Ubwo ni ukuziha bagenzi bawe, kuzipostinga. Ni ubwa mbere winjiye se, reka tugusabe ukore subscribe. Imana iguhe umugisha, kandi ibyo nubikora urabufatikanyije natwe kwagura ubwami bw'Imana. Ikindi kandi ijambo ry'Imana ni ryiza, ukiryumva jya uryizera ko ugiye gukira, hanyuma wumve iyi nyigisho uyirangize. Imana ibahe umugisha. Impamvu mbivuze, hari abantu bumva inyigisho bakareba video ariko ntaze kuyisoza, nyamara inyuma hakaba hari message yiwe, kandi ikinyarwanda cyanjye kiragoye, agacugikira hagati agacumbikira hagati adashoje inyigisho, kandi inyuma hari message yiwe. Zaburi ya 86 umutwe wayo uravuga ngo gusenga kwa Dawidi 15, 16, 17. Haravuze ngo ariko wowe mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Unkebuke umbabarire, uha umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe. 17 haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Reka subiremo, haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Niba ntacyo dupfuye, nari mvuze ngo wakire ijambo ry'Imana, urakoze rwose. Tubaye ntacyo dupfa, wavuga ngo turishimiye Imana, kandi ndatekereza ko nta n'icyo dupfa, ndabizi neza. Nimuze turebe imbere, dutegereze igito, twiringire Imana yacu, niyizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvi.
tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvi. Dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yacishaka yuko twese tubabera. Amen. Torero abuwejejwe muri ryo tireka kwiganyira urabwa imbaraga nshya nshuti reka habwa imbaraga nshya. Uyu ni Dawidi wasenze iri sengesho. Dawidi ni umuntu tujya tuvuga mu buryo bwinshi butandukanye. Bamwe bamuvuga nk'umunyembaraga, bandi bakamuvuga nk'umunyantege nkeya. Ariko Dawidi ni umugabo wabayeho, wahamagawe n'Imana. Imana imuvugaho bya bindi navuze cyagiye. Imana imuvugaho iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nkunda. Icyama mu kazi ubamo Imana yakwitegereza ikabona ufite umutima umeze nk'uwikunda, ntunyereza imisoro. Uwama imbere y'umugabo wawe mu rugo ushatsemo rwawe wubatse, mama, Imana yakureba ikabona ufite umutima umeze nk'uwikunda. Ntushurashura, ntuca umugabo inyuma, ntusuzugura umugabo, ntumutuka, ntumukangisha amafaranga. Oya, Imana yakureba ikabona ufite umutima umeze nk'uwikunda. Uwama mu rugo iwawe papa, Imana yakwitegereza ikavuga ngo uyu mugabo nubwo afite amafaranga ariko ntiyamuhinduye, nubwo afite icyubahiro ariko ntibyamuhinduye. Imana igasanga ufite umutima umeze nk'uwikunda. Bene uyu mutima ntubeshya, bene uyu mutima ntugira ishyari, bene uyu mutima ntujya mu butinganyi, bene uyu mutima ntiwikinisha, bene uyu mutima ntunywa inzoga, bene uyu mutima ntugira igomwa, bene uyu mutima ugira urukundo, bene uyu mutima uratanga. Uzi impamvu duhora turwana n'ibintu twigisha tubana n'abakristo ariko bikarangira bityo? Bagira umutima utameze nk'uw'Imana ikunda. Umuntu ufite umutima umeze nk'uw'Imana ikunda ntabwo umubwiriza gutanga icya-10, ntabwo ari ngombwa kubimuhata, arabizi ko ari itegeko. Ntabwo umubwiriza gushyigikira umurimo w'Imana, arabizi ko ari itegeko. Arakora nyine, arabizi ko mu kazi akora niba ahembwa ibihumbi 100. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu ufite umutima, impamvu duhora turwana n'abantu bo urayizi. Dufite abantu bafite umutima utameze nk'uw'Imana ikunda. Umuntu ufite umutima umeze nk'uw'Imana ikunda asura abarwayi, afasha abakene. Rero kubera ko abantu bagenda baba mu itorero ariko batagira umutima Imana ikunda, babaye ibyigenge. Dawidi tumuvugaho ibintu byinshi, nicyo narindi kuvuga. Bamwe bamwita ikigwari,
abandi bakamwita umugabo w'igihangange warwanye n'iduba akayica, wishe intare. Ariko Imana yagera kuri Dawidi ikabona mu bantu bose babayeho niwe muntu wari ufite umutima wakoraga icyaha akabwira Imana ngo mbabarira ntagikoze. Icyo rero burya ikibazo nkubwire pastor, ntabwo ari uko utazakora icyaha. None reka nasomye Bibiliya irambwira ngo n'abamarayika ntabwo Imana ijya ibabonamo kwera, nabibabonamo ibicumuro. Ahubwo ni ryari umuntu Imana imwishimira ryari? Umuntu uca bugufi akavuga ngo Mana mbabarira, nasitaye, natukanye, narebye nabi, navuze nabi mu rugo, narakaye, nabeshye, nibye mu kazi n'ibyagenze uku, mbabarira. Bene uwo muntu anezeza Imana. Haleluya. Kugiye gutuma njya kure. Umva uko ijambo ryavuze ngo bene uwo nguwo. Bene uwo nguwo nubwo yanyura mu gikombe cyitwa baka azagihindura ahantu h'amasoko. Iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo. Ariko bene uwo Bibiliya imuvugaho iravuga ngo umugenzi niyo yaba umuswa, ntazi Icyongereza, ntiyize Harvard, harya handi nyakubahwa yize i Bugande nihe, ntago yizeyo ntago yize in Iraq, bazatwishyura turi kubamamariza. Ntago yize muri Yerika, ntabwo yize muri Universite ya Kigali hano hakurya. Nubwo yaba umuswa ntabwo iyo nzira azayiyoba. Haleluya. Ntabwo bene uwo umugenzi niyo yaba umuswa, iyo nzira ntabwo azayiyoba, azayimenya. Kubera iki? Ni umuntu ufite umutima Imana ikunda. Dawidi rero aba umwami, bene wabo batabyumva. Ibi bintu byayobeye Abayuda, ibi bintu byacu. Hese wowe kwicara hano ukavugana n'umuntu urwaye sida ari muri Amerika, ukamubwira ngo Imana iravuze ngo iragukijije. Ukavugana n'umuntu urwaye kanseri ari iyo ngiyo, gusengera amazi ukayaha umuntu. Sinzo nigeze numva abivugaho ngo abantu ngo basengeye amazi, twarayasengeye nyine. None yaravuze ngo mbahaye ubutwari. Nigeze senge icyo gihe nabaga muri Ayeberi Kacyiru hano ku Babatista, nayoboraga icyumba cyaho nsengera umugore wari umaze imyaka 2, nsengera koka. Ibi bikoka binini byari bitaraza. Imana irambwira ngo nisengere koka, ndayisengera. Indabara yizinze imaze imyaka 2. Twari mu cyumba cy'amasengesho cyabaga ku wa 4. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe, bamgire bate, bamware. Sengeri yo koka ndayimuha, bamukuye hariya bamujyana kuri polisi. Umwana yavutse ngo bagiye kumubyaza ya nyuma. Ejo hano haruguru hano ku rusengero umugore yaramaze gukura agira inda, yakuzuza amezi 6 ikavamo abana 6. Uyu munsi yarabyaye. Ariko uvuga ko gusengera amazi ko ari inzaduka. Uzarege Yesu niwe watangije uyu mushinga, atoba icyondo gisiga abantu mwakijijwe mukareka amatiku, mukavana ubugoryi n'ubucuca aho ngaho no kudakizwa n'ubupagani. Twikomereze rata. Dawidi bw'Imana imwitegereza ibona afite umutima umeze nk'uwakunda, ngo abo umwami batabimubonaho, aba ayobora batabimubonaho, baba mbere yo bamusuka amavuta baryana n'inzara, bati harya uzi Icyongereza? Undi ati I don't know. None se uvuga Igiswahili? Ati wapi?
none se wizeye, arababwira ngo ntaho. None se niye waba warigeze ukora nibura ikosi ya komanda, arababwira ati ntaho. Ariko Imana yavuganye nanjye. Abantu bafite nzayimana bagire gutya. Haleluya, haleluya. Nta jambo ryavuzwe n'Imana ngo rihere, nimuhumure, nta jambo ryavuzwe n'Imana ngo rihere, izabisohoza. Nta jambo ryavuzwe n'Imana ngo rihere, izadutabara. Nta jambo ryavuzwe n'Imana ngo rihere. Haleluya. Arababwira ngo kirya gihe ndwana n'intare n'idubu, Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Ndafashijwe muzehe, reka shime mu bwanwa. Haleluya. Reka mbabwire, tuzarya kubera nzayimana, tuzambara neza kubera nzayimana, tuzatwara imodoka kubera imvugo y'Imana, indege tuzazurira kubera imvugo y'Imana, tuzatunga amadolari kubera imvugo y'Imana, tuzatunga amayero kubera imvugo y'Imana, abana bacu baziga kubera imvugo y'Imana, Kigali tuzayibamo kubera imvugo y'Imana, Ubufaransa tuzawubamo kubera imvugo y'Imana, Uburayi tuzabuturamo kubera imvugo y'Imana, Amerika tuzayibamo kubera imvugo y'Imana, Australia tuzayibamo kubera imvugo y'Imana. Abantu mwavuganye nayo mumvugire ngo nibyo, nimumvugire ngo nibyo, nimuvuge ngo nibyo. Aho uryamye vuga ngo nibyo, aho wicaye vuga ngo nibyo, aho uri mu modoka vuga ngo nibyo, aho uri ku kazi vuga ngo nibyo. Haleluya. Tuzubaka inganda kubera imvugo y'Imana. Yavuze ngo icyo ejo bundi yabwiye Yesaya, iramubwira ngo Yesaya we, genda uhanure uvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Kubera iyo mpamvu, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Wagabanyije itiku. Dawidi ngo abe umwami, baramuseka bamutega iminsi, kuko abantu bagiye bagutega iminsi. Ariko reka nkubwire, bagutega iminsi ntibayigutege, ntacyo uzabakomera, ntacyo uzaba urashinganye, ntacyo uzaba Imana iri kumwe nawe, ntacyo uzaba Imana ihagararanye nawe, ntacyo uzaba Imana izabihindura, ntacyo uzaba Imana izakuzamura, ntacyo uzaba Imana izaguhera umugisha muri ako kazi. Bareke bakurwanya, bareke baguhagurukire, Imana igiye kwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Bareke bagambana, abandi bahabwe promosiyo, we bakubaze ngo uruwa kwande, ntago bazi uko waje, nyamara wagiye Imana yavuganye na mama wawe. Wasanga utabizi, wagiye aho muri polisi, Imana yavuganye na mama wawe, wagiye aho muri icyo mu gisirikare, Imana yavuganye na mama wawe. Hari ijambo Imana yavuze, iravuga ngo urubyaro rwawe nzaruhindura bakomeye. Umva, ari promosiyo igiye kuza, itavuye ku gukiranuka, ivuye ku mvugo y'Imana. Ya mvugo hahandi Imana yavuganiye na mama wawe, iravuga ngo abana bawe nzabaha umugisha. Dawidi ngo bakomeze kumurwanya, bimusunikira gusenga, bimusunikira kuba imbere y'Imana, bimusunikira kwiyiriza, bimusunikira kwegera Imana. Atangira kubyuka amajoro, saa 9 arayibyuka, amanywa yakoramo, nijoro arasenga, yinjira ubutayu. Ikibazo mufite, mujya gusenga mwageraho mukavuza induru, nimuvuza induru bazabatwara. Yinjira mu masengesho, Bibiliya yisige, ugende wicare mu ishyamba. Ntago nkubwiye ngo ujye mu butayu, ibyo birakureba. Ariko nudasenga uzasengera. Genda mwibarabara nimugoroba, gura agapfukamunwa k'ijana ugashyireho, ugende wiyambariye agapfukamunwa, ukubita izo karande zo mu banyiginya, ukubita izo karande z'abatsobe, ukubita izo karande z'abasinga, uzishanyaguze mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo Dawidi yinjira mu masengesho, arasenga, avuga ibintu bikomeye. Aravuga ngo ukize umwana w'umuja wawe, yarari mu gihe cy'intambara, ukize umwana w'umugaragu wawe, wibuka ibyo wavuganye nanjye. Ngo ageze kuri 17 niho nashakaga,
aravuga ngo Uwiteka we nyagora ku ngoma. Noneho rero hari ibyo wagiye ukora, ubikora mu ibanga, urabikora n'imikwa bamwe ntibabyemeye, mbumushumba bamwe ntibabyemeye, sigwa amavuta y'ubwami ntibabyemeye, unkoresha ibitangaza ntibabyemeye, mumuri mumyi ntibabyemeye, nirukana abadayimoni mu bantu ntibabyemeye, abantu bakira ntibabyemeye, mbohora abantu ntibabyemeye, nubatse inzu ntibabyemera, nzana umugore ntibabyemera, ndabyara bwa mbere bavuga ko atari uwanjye, mbyaye ubwa kabiri bavuga ko atari uwanjye, Imana iduhaye imodoka bavuga ko tweskorotse. Aravuga ngo Uwiteka noneho ndagira ngo ukora ikintu kigaragara. Hari umunsi wangaburiye ntibabyemera, hari umunsi ninjiye mu kazi bavuga ko nakagiyemo nasambanye, hari ibintu wakoze ntibabyemera, hari umugisha wa rwihishwa wagiye uma. Noneho rero ndagutumiye mama, tumira Imana mu rugo rwawe, tumira Imana mu bana bawe, tumira Imana mu nzu yawe, tumira Imana muri ako kazi, tumira Imana muri ubwo bucuruzi. Harayibwira ngo ndagutumiye, hari ikintu kimwe ngusabye, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe. Ikintu cyese nicyo kigaragara, nicyo abantu babona, ntabwo ibiri mu ibanga abantu babimenya. Biravuze ngo arayibwiye ngo ukora ikintu kigaragara, niba ari etaje uyime, niba ari vewiti uyime. Abantu bari bamenyereye ko ngenda muri Gikumi, ndashaka unkubite vewiti noneho bacanganyukirwe, ubwenge bwabo bucanganyukirwe, ndashaka ume promosiyo, ubwenge bwabo bucanganyukirwe. Ariko mwabarokore mwe mwavuye mu matiku mugatumira Imana, ko iyo yihamagaye kwitaba, iyo iyi telefone irakwitaba. Yabwiye Yeremiya ngo iki 33:3 iramubwira ngo ntabaza, ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya, hamagara Imana. Dawidi arayibwira ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga, abavuga ngo nzaseba, abavuga ngo nariyoboye, abavuga ngo nariyimitse, abavuga ngo sinahamagawe, abavuga ngo isoni zizankora, abavuga ngo abana ntibaziga, abavuga ngo sinzabaho, abantuye urupfu, unyereke ikimenyetso, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga, kugira ngo abansebya. Ubwira Imana muri ubu Burayi ndimo, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Hano muri Aziya ndi, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Australia hondi, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. South Africa hondi, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Cameroon hondi, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Muri Kigali aho ntuye, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Mu Majyepfo aho ntuye, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Iburasirazuba unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Iburengerazuba unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Muri Kigali homba unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Burundu aho ntuye, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ruguru aho ntuye, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga. Ndapfuye n'ukuri kw'Imana. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe, bamware. Imana ni gukorera igitangaza, wambara agatimba sha, abanzi bawe bamware. Imana ihindura amateka. Bantu baravangiwe ngo duhanura umugisha. Etse duhanura iki? Duhanura urupfu, duhanura ibyago. Ntabyo mfite, nta biri mu kanwa kanjye, ntabyo nazanye. Niba wowe ushaka kubihanura bihanure, nuko utarahura nabyo. Ntabwo urapfusha ngo wumve, ntabwo urahunga ngo wumve, ntabwo isasu rirakuvugira hejuru ngo wumve. Niyo mpamvu muhora muhanura intambara z'amafuti gusa. Muragira ngo tuvuge iki? Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga, kugira ngo bamukadata, kugira ngo bamukeba wacu, kugira ngo abadutwariye abagabo, kugira ngo abadusenyeye ingo, kugira ngo abavuze ngo abana bacu ntibaziga, kugira ngo abavuze ngo tuzapfa ntacyo twimariye babirebe. Imana nigukure mu rwihisho, igushyira ahagaragara. Imana niyongere gukora igitangaza cyo mu ibanga. Dawidi arayibwira ngo wandinze intare
ndabivuga ariko abantu ntibabyemeye kuko ntibari bahari. Nishidubu ntibabyemera kuko ntibari bahari. Ariko se murimo muranyumva cyangwa hari ibintu byagiye biba ariko bikaba mu ibanga. Hari ibintu byagiye bikoreka ariko bigakoreka mu ibanga. Hari ibintu byagiye bibaho ariko abantu ntibabibone bikabera iyo. Unanipata mama? Kama tuko pamoja sema ni amen. Sema ni amen tena. Ongeza sema ni amen. Endelea useme ni amen. Endelea sema ni amen. Achipata uponyaji katika jina la Yesu. Pata uponyaji. Tunakimbiza mapepo sahihi. Tunakimbiza ugonjwa. Nguvu za giza tunazikimbiza katika jina la Yesu. Pata uponyaji. Pata uponyaji. Pata uponyaji. Pata uponyaji. Achira gukira. Achira gukira. Achira. Icyo cyari cyafasha amaguru n'ikere kure. Icyari cyafasha umutwe n'ikiure kure. Cyari cyafasha umugongo n'ikiure kure. Cyari cyafasha imbavu n'ikizire kure. Imbaraga zari zifasha akazi kawe n'izikare kure. None hakira umugisha. Ravuga ngo hari ibyagiye biba bikaba mu ibanga ntibabimenye. Bamwe bakabivuga ukundi. Bamwe bakiyerera ngo nitwe twamuteye inkunga mwarakoze. Bandi bati atatugira karaga kote ntabakambaye. Abandi bati yo tutishyurira abana isoni ziba zaragukoze. Hari ibintu byagiye biba mu ibanga. Dawidi atumira Imana. Tugiye gusenga mukozi w'Imana. Tagira ngo dusenge. Mube hafi mwegerane dusenge. Atumira Imana. Arayibwira ngo noneho rero ibyo mu ibanga nabirambiwe. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Mwiseta yanjye unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abakiriya baze. Haraba sivo. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Nanjye njye mu Bushinwa nk'abandi. Nanjye njye Dubai nk'abandi. Abakiriya baze nk'abandi. Shinga uruganda nk'abandi. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakire bagire bati mfatira uwo mugabo wawe ikiganza niba muri kumwe mubwire ngo Imana imwaza abanzi bawe. Mfatira uwo muntu muri kumwe muri bisi mukomange mutungure umubwire ngo Imana imwaza abanzi bawe. Mfatira uwo mukobwa bavuze ngo ntazashaka mukomange ku rutugu niba mwicaranye mubwire ngo Imana imwaza abanzi bawe. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Fatira uwo musore ikiganza mubwire ngo Imana nigutabara abanzi bawe bamwara. Mbwirira abo bana ngo Imana nidutabare abanzi bacu bamwara. Hano mu rugo kwa Savi Imana idutabara abanzi bacu bamwari. Pasika Imana igutabara abanzi bawe ba. Haleluya. Imana ihindura amateka. Abanzi bawe bagira bate bamware. Arayibwira ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Yemwe mwegerane zamura ibiganza. Ariko se ubwo urakicaye pfukama imbere y'icyo gitanda. Pfukama aho ngaho aho imbere ya televiziyo yawe. Hakira amavuta akiza. Hakira amavuta abohora. Hakira amavuta asenya karande. Hakira amavuta akuraho ubukene. Hakira amavuta akuraho igisuzuguriro. Hakira amavuta yo gutera imbere. Pfukama dusenge. Zamura ijwi pastor. Zamura ijwi. mu izina rya Yesu Kristo. Pera salavore de shaide kuwa deman. Ribo sika. Abantu bari bamerewe nabi. Unyereke mwana muri bibirere bine. Unyereke mu biganza byanjye. Unyereke muri aya marembo. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza.
Heti vepore fore grede shaso kerebo. Taya zebone sakitaya zede bene fore grara. Hero de bene sansene kitaya zedebo. Hote zeve bone fo. Muriritera nilomgan. 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 Muriritera nilo. Arararara. Abari burayi, abari mu mahanga, abari mu Rwanda. Hey, abari kwa muganga. Cagagura ingoyi, kuraho indwara, kuraho amakuba, kuraho ibigeragezo, kuraho ibibarwanya. Bohora, 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 bohora. Abaryamye, abari mu bitaro, bohora, bohora. Twereke ikimenyetso, twereke ikimenyetso. Abana bacu baha ubwenge mu izina rya Yesu. Uhindura amateka, ibi birenge bikire, aya maguru akire, aya maboko akire, aya maso akire, izi mpyiko zikire, imitima ikire. Hey, pore vice. Shete kive saide boti. Ore basire vai. O tekere beshaide. Home ni faide kaide vai. Amen. Amen. Urakoze cyane mushumba. Amen. Imana ikidufasha uko bwije no kubukeye. Amen. Tukagenda twunguka abantu benshi bagiye batandukanye. Amen. Njya nifuza ko buri gihe uzajya uvuga nimero yawe ya telefone. Amen. Kugira ngo uwakenera gusengerwa ajya kubona mu buryo bwose. Nimero yanjye ni 07 82 29 83 48 07 82 29 83 48. Murakoze.